umuhanzi Israel Mbonyi mu minsi ishize yamuritse alubumu ye yitwa Hobe, hanyuma yumvisha abakunzi be indirimbo zitandukanye ziri kuri iyi alubumu. Kuri uyu munsi umuhanzi Israel Mbonyi yasohoye indirimbo kuri iyo alubumu n'undi yitwa Hobe, asohora indirimbo yitwa Sitamuwaca. Ni indirimbo nziza cyane rero, ni indirimbo yujemo amagambo meza kandi yubaka, ni indirimbo nziza cyane rero, mukomeze muyikurikire, munyarukire ku rukuta rwa YouTube muyirebe. Ni indirimbo nziza cyane kabisa, yitwa Sitamuwaca by Israel Mbonyi. Hanyuma ni Storm TV, bamenyere ko tuongezaho amakuru atandukanye, sport ndetse na entertainment. Twasheme Pacifique, mukomeze mubana natwe, mukomeze enjoying ibyiza by'umuziki nyarwanda. Hanyuma reka mbashimire cyane, niba uri mushyashye kuri iyi channel kora subscribe, niba uri mushyashye kuri iyi Instagram Shema Pasi 250 cyangwa se Storm TV kora follow ndetse ukora like kuri Facebook ni Storm TV. Ndabakunda cyane.